reka nkubwire genda Lucas duhuye nta n'umuntu urareba nafata akanyafu nkamutsibura havuga indi uzukundu wari mwiza uzukundu tugukunda urashaka kuduhemukira to nta soni nkamutsibura munyuzaho utunyafu tubiri ku kibuno urabona ko gakanzu urumva ko kajwe ukuntu wakagize subira nkuko wari umeze mbere wama ntuza we to nkamutsibura indi nkamutsibura nk'umwana we ntangana se n'umwana wanjye nkamutsibura visi ntabwo nta soni umubyeyi yambara impeta ugiye kwiyereka isi yose ugasiga impeta twarafashe inkwano tukakunywera ku mugaragaro ugashyingirwa ukabyara ambara impeta nta soni umva ikintu kimbabaje yego urumva gituma ngewe mbabara ntago mfite ikindi nanakora sinabana banye kandi niyo baba banjye nta kindi nanakoraho umwana arakunanira sibyo cyokora sindi n'Imana kandi Imana nayo ishira umuntu inzira ebyiri akavuga ngo hitamo iyo ushaka nta kindi rero nyine kama mbaya nyine uhombye agira gute arabimenya sibyo ariko ikintu kibabaje 2026 Dorcas afite visa imujyana muri Canada 2026 Dorcas yurira indege 2026 Dorcas abasha kujya muri salon de coiffure ihenze 2026 Dorcas ahahira muri supermarket 2026 Dorcas yisiga amavuta y'ubwoko ashaka 2026 Dorcas yambara umwambaro w'ubwe ashaka 2026 arya ibyo kurya yifuje 2026 afite telefone igura amamiliyoni 2026 uwakeneye amugeraho 2026 Dorcas isi yose iramuzi 2026 Dorcas ashobora kugushinyira sheke 2026 Dorcas afite konte y'amadolari cyangwa amayero 2026 Dorcas afite diplome 2026 Dorcas azi kuvuga ikinyarwanda igiswahili icyongereza n'igifaransa urumva mvuze bike birababaje rero kuba ari bwari kuririmba nabi birababaje kuba ari kuririmba nabi kandi 2020 Dorcas atagira umwambaro 2020 Dorcas urumva adafite n'igihumbi 2020 Dorcas yisiga igikotoro 2020 umusatsi ari injwiri 2020 nta diplome 2020 avuga ikinyarwanda 2020 atazi dolari 2020 arya imvange y'ibirayi n'ibishyimbo 2020 anywa igikoma kitarimo isukari Dorcas akaririmba neza akizamura ijwi abamureba batamureba bose bakuzura umwuka wera bagashiduka bakavuga bati uwo muntu uririmbiye ninde ukumva umutima wawe uranyeganyeze ukumva ibinya biragufashe ukumva ni Imana ukumva ni marayika uri kuririmba ukumva ni umwuka wera muri kuganira none uyu munsi afite support document afite materiel zose Dorcas ari kuririmba ubaye uri umuntu ufite roho mutagatifu sibyo amarira reka nze nkubwire genda Lucas duhuye nta n'umuntu urareba nafata akanyafu nkamutsibura havuga indi uzukundu wari mwiza uzukundu tugukunda urashaka kuduhemukira to nta soni nkamutsibura munyuzaho utunyafu tubiri ku kibuno urabona ko gakanzu urumva ko kajwe ukuntu wakagize subira nkuko wari umeze mbere wama ntuza we to nkamutsibura indi nkamutsibura nk'umwana we ntangana se n'umwana wanjye nkamutsibura visi ntabwo nta soni umubyeyi yambara impeta ugiye kwiyereka isi yose ugasiga impeta twarafashe inkwano tukakunywera ku mugaragaro ugashyingirwa ukabyara ambara impeta nta soni genda urye wumve ntago niriwe nkubwira ngo ibyo mvuze bigwanye wibigwanya cyangwa se birwanya ariko ni ibisuperi bibiri sibyo ni inkono ebyiri hari inkono batetse kera bagishonje bagikenye iteretse hariya mu bisorori kuri MI no kuri cano yabo ziriho hari n'indi nkono batetse ubu ngubu muri Canada nayo irahiye fata rushe
ufata isahani warure ubanza urye ku ya mbere urye no ku ya kabiri nanjye unyandikire muri komenti ubwire ibiryoshye numara kumva ibiryoshye rero duhite dufatikanya aba bana bacu tubabwire basubire ku isoko mudutekere nk'uko mwatekaga kera. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye muri kino kiganiro, wowe uri mu Rwanda naho utari mu Rwanda turagushimiye kuba urebye iyi video. Kora like na comment ubundi ukurikire ikiganiro cyacu. Umeze neza byishimo? Yego turashima n'amahoro. Ngiye kubona mbona abakobwa bacu, abakobwa beza rwose babita ngo Inyange, mbona bagarutse bavuga ubutumwa bwiza. Vestina na Dorcas nka Mushumba, ubu butumwa abakobwa bazanye urabona ari ubutumwa bumeze bute? Njyewe urabizi sibyo, kandi abantu bankurikira kuri Byishimo Official, Umubumbe TV Rwanda, yego mukore like, ubundi icyifuzo cyawe ucyandike muri comment. Ndagira ngo ngiye nkubwire ikintu kimwe, sibyo, njyewe ukuri nzakuvuga, kandi ikintu kidakwiriye ndikibona ntabwo nzaceceka, nzakivuga. Sinzigera na rimwe, siwe Mana mvuga ngo umucyo ni umwijima, sinzigera na rimwe mvuga ngo umwijima ni umucyo, sibo Mana nzarinda mpfa, urumva, ntabonye umuntu wambaye ubusa ngo mvuge ngo arambaye. Niyo wantera icyuma nzapfa nkubwira nti wambaye ubusa. Niko kuri. Ikiba kibe, niba unyanga unyange, niba unkunda unkunde. Ariko kubera ko Vestina na Dorcas bafite abafana, nge ntago ndaza kwegama ngo shyigikire ngo shyonyagize. Oya, nge ndavuga ukuri, kandi yabaye nagiraga amahirwe Vestina na Dorcas bakumva iki kiganiro, cyangwa se papa we na mama bababyaye bakabibaruka bakumva iki kiganiro, bakumva ikintu kijya imbere. Ibi ni ukuri. Nabonye roci yabo nshya, poste yabo nshya, nyuma yaho bavuye kwa Murindahabe Irene, ngira ngo ni inkuru imaze amasaha makeya basohoye, aho bari hariya mu gihugu cya Canada, Vancouver, aho Vestina yasanze yo mukuru we. Ngira ngo ibinara bivuze ejo bundi barantuka ngo wamubonye ajyayo. Izo ntabwo babonye ko bicaranye mu kiganiro. Ni musure canosha ya Vestina na Dorcas, murebe ikiganiro cya mbere bakoze. Ntabwo ari AI, ni umwimerere wabo. Ni nacyo kintu giteye agahinda ngiye kubabwira. Nacyo cyakubabasha. Nge nababaye, ntago nishimye. Abantu ko barimo kuvuga ko abana baze mu ishyuranse. Arega reka nze nkubwire. Niwumva urwaye nujya kwa muganga azasanga ibitaro byuzuye. Ibitaro biruzuye kwa muganga, babura naho bashyira abarwaye naho basezera batarakira neza kugira ngo bitanda biboneke. Nugera kwa dogiteri ugenda ususumira wumva ko ari weho wenyine, ngo ukumva ko ngo bareta bakwita, wagirayo ugasanga abacitse amaguru, abacitse amaboko, ahubwo birangira aho hari n'igihe unakize ukanavuga ati reka babanze bigira imbere. Hari n'igihe urara utavuwe, sibyo? Nubona rero abantu babashyigikira ntabwo bivuze ko ariko kuri, kandi nubona abantu babanga ntabwo babivuze ko bujya. Nubona umuntu akunzwe ntabwo bisobanuye ko ari we wo gukundwa. Nubona umuntu yanzwe ntabwo bisobanuye ko ari we wo kwangwa. Isi iracuritse, urumva neza? Yego, isi iracuritse. Bibiliya iravuga ngo na Yesu ubwe yaje mube, ariko abe nibagira gute? Ntibamwemera. Ntabwo abantu bafite igikundiro ubundi bakwiriye gukundwa ari bo bakunzwe, ahubwo hakunzwe abantu isi yerekanye, sibyo? Ibaha igikundiro cyayo. Ntabwo abantu bavuga ukuri ari bo bakomerwa amashyi, ahubwo hakomerwa amashyi abantu bavuga iby'isi ikeneye uyu munsi. Ntabwo abantu bahabwa amaturo n'amashimwe ari abakoze ibintu bikomeye, ahubwo abantu bakoze ibikenewe n'isi, n'ibisi birangira ihaye inyiturano.
nubona rero abantu bavuga ngo wo bashonyagiza ntabwo bivuze ko ari ukuri. Njyewe mbere yuko tujya no mu bindi byose fatiye indirimbo ya Vesina na Dorcas, aya majwi yabo basohoye ntabwo bari basohoye indirimbo, ariko babanze kuririmba indirimbo ntoya ivuga ngo yanyogeje ibyaha, sibyo? Oya, bari indirimbo yo muri Kantike babanje kuririmba iri gutangiza indirimbo, ariko ruriya ni urugero rw'iyo bazasohora uko izaba imeze. Kuriya bari kuririmba muri Canada, biriya nibyo bishya babikiye abakunzi babo, sibyo? Yifate ugende ujye no kuri cana, ujye hasi urebe ibuye ryo kwizera, sibyo? Urebe izindi ndirimbo zabo nyuma y'imyaka 5 zimaze imyaka 6. Oya ni nziza. Oya ntago sinzi niba ari nziza ngibyo simbizi, ariko fata indirimbo yabo y'uyu munsi ufate n'indirimbo imaze imyaka 6 uprayinga ayo majwi, ubundi uze kumva uraza kumbwira nurangiza ushyonyagize. Harabavuga ko ibaza uriye umuneke mu kwa mbere ngo ntago ari ukwisobanukirwa, byose ni ukwisobanukirwa. Njyewe nakubwiye ko nzavugisha ukuri, sibyo? Ntabwo nishimye, kandi niba hariho n'umuntu ubabaye, niba hariho n'umuntu ukunda ababana Imana akaba akunda ivugabutumwa akaba akunda gospel, ntabwo yakwishima, nawe yababara akagira agahinda yumvisha uko Dorcas ari kuririmba mu 2026. 2026 Dorcas afite visa. Umva ikintu kimbabaje, yego urumva gituma njyewe mbabara. Ntago mfite ikindi nanakora, sinabana banye kandi niyo baba banje nta kindi nanakoraho, umwana arakunanira, sibyo? Sindi n'Imana, kandi Imana nayo ishira umuntu inzira ebyiri akavuga ngo hitamo iyo ushaka. Nta kindi rero nyine kama mbaya nyine uhombye agira gute arabimenya, sibyo? Ariko ikintu kibabaje 2026 Dorcas afite visa imujyana muri Canada. 2026 Dorcas yurira indege. 2026 Dorcas abasha kujya muri salon de coiffure ihenze. 2026 Dorcas ahahira muri supermarket. 2026 Dorcas yisiga amavuta y'ubwoko ashaka. 2026 Dorcas yambara umwambaro w'ubwe ashaka. 2026 arya ibyo kurya yifuje. 2026 afite telefone igura amamiliyoni. 2026 uwakeneye amugeraho. 2026 Dorcas isi yose iramuzi. 2026 Dorcas ashobora kugushinyira sheke. 2026 Dorcas afite konte y'amadolari cyangwa amayero. 2026 Dorcas afite diplome. 2026 Dorcas azi kuvuga Ikinyarwanda, Igiswahili, Icyongereza n'Igifaransa. Urumva mvuze bike birababaje rero kuba ari bwari kuririmba nabi. Birababaje kuba ari kuririmba nabi, kandi 2020 Dorcas atagira umwambaro. 2020 Dorcas urumva adafite n'igihumbi. 2020 Dorcas yisiga igikotoro. 2020 umusatsi ari injwiri. 2020 nta diplome. 2020 avuga Ikinyarwanda. 2020 atazi dolari. 2020 arya imvange y'ibirayi n'ibishyimbo. 2020 anywa igikoma kitarimo isukari. Dorcas akaririmba neza akizamura ijwi, abamureba batamureba bose bakuzura umwuka wera bagashiduka, bakavuga bati uwo muntu uririmbiye ninde? Ukumva umutima wawe uranyeganyeze, ukumva ibinya biragufashe, ukumva ni Imana, ukumva ni marayika uri kuririmba, ukumva ni umwuka wera muri kuganira. None uyu munsi afite support document, afite materiel zose. Dorcas ari kuririmba. Ubaye uri umuntu ufite roho mutagatifu, sibyo? Amarira reka nze nkubwire,
kanze nkubwire nzi neza ko abantu bantuka ariko ntabwo nge byatuma nakandi kibyimba ngo nukugira ngo na Yesu ntiyakunzwe ntago yakunzwe kugeza ubwo yarinze apfa yakunzwe n'abantu bake sibyo neza ari kuririmba neza Dorcas nta kibazo ari kuririmba neza ariko buriya erega buriya iyo umuntu yitwa umukozi w'Imana indirimbo cyangwa ijambo cyangwa kubwiriza tubyumve mu buryo bubiri hari uburyo ijwi riza hari n'ahantu rikora sibyo iyo rishorewe n'Imana n'umwuka wera wumva hari ahantu rigeze ijambo ry'Imana iyo ribwirijwe n'umuntu uri mu mwuka wera wumva ribaze rikinjira rikagera ahantu ngo kuko ni inkota icyaye impande zombi ntabwo nge mubwiye ngo gira n'ibintu ubwira byinshi muri comment wewe ugenda ufata indirimbo sibyo ibuye ryo kwizera genda ufata indirimbo ihema genda uyipraying nurangiza upraying niyi ngiyi maze wisaha nurangiza unyumvire urahita ubyumva neza ni ukuguta genda urye wumve ntago niriwe nkubwira ngo ibyo mvuze bigwanye wibigwanya cyangwa se birwanya ariko ni ibisuperi bibiri sibyo ni inkono ebyiri hari inkono batetse kera bagishonje bagikenye iteretse hariya mu bisorori kuri MI no kuri cano yabo ziriho hari n'indi nkono batetse ubu ngubu muri Canada nayo irahiye fata rushe ufata isahani warure ubanza urye ku ya mbere urye no ku ya kabiri nanjye unyandikire muri comment ubwira ibiryoshye numara kumva ibiryoshye rero duhite dufatikanya aba bana bacu tubabwire basubire ku isoko mudutekere nk'uko mwatekaga kera sibyo mudutekere nk'uko mwatekaga none ko abana mbere bari kumwe na Irene Murinda habi bari kumwe n'umwuka wera Irene ahubwo bujya Irene nawe yarabakwase reka nkurese iryo jambo bari kumwe n'umwuka wera Irene bujya nawe yarabakwase ubu noneho nta n'ikintu bakiri kumwe yaza ntago umwuka wera rega Imana irinda bose niyivuba n'imvura igwa bose n'aba Medi buriya bari kumwe n'Imana n'abakingige Musi n'aba Serine Dio n'abandi umuntu wese ugihumetse Imana imutije ubuntu bwayo kugira ngo arebe ibijya mbere nashaka kosore cyangwa rorere sibyo buriya abantu badafite amahirwe n'abari mwirimbi nibo byararangiye ariko twebwe nyine turacyafite amahirwe yose ariko abantu muve kufana sibyo ni mukunde sibyo ni mumanze reka nkubwire iyo mugiye kugura imyenda murayigera ntabwo ugenda ngo uvuge ngo nk'ubu ngubu hari imyenda kera abantu bajyaga bambara n'inkweto ariko uyu munsi ujya mu mujyi warureba iyo marike ya kera ugasanga ubu ni pirate ukayihorera ntabwo ugumya kuyambara ngo ngiye ngo nambara ngo Tigana sibyo ari inkweto kera bitaga Tigana uyu munsi Tigana ni bodaboda za plastique ntabwo wazambara sibyo ibi rero mbere twambaraga ibintu bitwa pacanga ibipantaro bitadukwiriye bitari kuri size umuntu asigaye yambara ibintu biri kuri size ariyo mpamvu n'ejo bundi nabonye Dorcas mbona yashyizeho agakanzu kameze neza kari ku mataye mbona ndetse na bamwe bahungu ku mbuga nkoranyambaga barimo kuvuga ubwiza bwa Dorcas ava ngo bega ikibuno wewe oya ibyo ubwiza bwe n'ubw'Imana yamwihereye n'ababuvuga ntago twajya kubaveba bavuga ibyo babona nge nibereye ku bihangano nge mbakiriye mu ivugabutumwa ndi kureba ivugabutumwa ryabo batangaje bagiye gukorera muri Canada nka Vestina na Dorcas batakegamiye kuri MI cyangwa se ngo babegamiye ku itoro rya DPR nje hano ngira ngo mbagire inama kugira ngo basubire mu nganzo yo mu 2020 nabo bafata indirimbo zabo icyo gihe baririmbye ari amajwi niyo yari meza biriya bihe barimo mu mwuka nibyo byari byiza mbese wowe wagayijwe ngewe nagaye ibihe barimo ntago nagaye uko basa ibyo si bindeba basa uko bashaka sinagaye uko bambaye uko bashaka sinagaye uruhu basa uko bashaka sibyo ngewe nagaye ibihe icyo bita spirit igihe cy'umwuka barimo sibyo ibyo bihe rero niyo moteri spirituel isunika ijwi ngewe nkaryumva
sibyo nkaryumva naryumva nkahita numva ngo Dorcas na Vestina nkahita mpengama nyine nkavuga ati uyu ni umuntu w'Imana. None ko hari abari kuza bakavuga ati aho bana bacu aho reka nkubwire sibyo bagafatira reka nkubwire niba Pratozi bano bahanzi bo muri Tanzania ninde ba Diamond se Vestina murusha abakiriya abafana reka da Diamond nafite abafana afite abafana bantuza ba Bulldog ntibafite abafana bafite 50 center ntibafite abafana yego sibyo reka mve no kubanyarwanda abo n'abanyarwanda bari hana ntibafite abafana ni ukuvuga ngo rero ntabwo ubura abantu bo mu mwuka ufite sibyo ntabwo ubura abantu bo mu mwuka ufite ariko mu gisata cyacu cya gospel mu gisata cy'iyobokamana twebwe dufana umuntu sibyo uri mu mwuka wera sibyo dufana indirimbo dufana umuntu ibintu bye biri kugenda bishorewe n'imbaraga z'umwuka wera. Hari amagambo Yesu yavuze, Yesu yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Naho rero abafana bashobora gukomeza kubagira nk'aba Bulldog, bagakomeza kubagira nk'abari hana, bagakomeza kubagira nk'aba 50 center, cyane cyane ko iki cyanya bari kugenda bajyamo cyitwa isi ni nacyo kirimo abantu besherega kurenza iki ngiki turimo cy'ubwambi bw'Imana. Abizera ni bake ariko icyanya cy'umudendezo kirimo amamiliyoni. Buriya Vestina na Dorcas zibasohoye injyana ya Sakira bakaremba indirimbo z'isi, ushobora kubona indirimbo yabo mu isaha imwe igize miliyoni y'abantu, ariko ya gospel miliyoni ntago yabona kuko ntabahari, sibyo ntabahari. Urumva niba nko mu Rwanda kubona abakristo miliyoni bafite smartphone bashobora guhita bareba indirimbo bagakora like ni bake. Ariko se ko numvishe wavuze kuri Dorcas gusa, wavuze kandi nabonye ari kumwe na Vestina mugenzi we. Dorcas wavuye mu murongo gusa cyangwa kuko numvishe uvuga Dorcas ijwi waruvuze? Oya, Dorcas, Vestina na Dorcas ni groupe, nuko twavuze Dorcas ni groupe, ni timu yabo, ariko tunagarutse tunashime nanone Imana kandi dushima Imana ko Vestina yabyaye akibaruka amahoro, twumva inkuru mbi. Tunashima Imana nanone ko aba bana bongeye guhura, sibyo? Icya kabiri tunashima Imana ko bongeye noneho no kwiyereka abakunzi babo. Icya gatatu tunashima Imana nubwo bari kubivanga ariko ko bakibikora. Ujye umuntu wese ujye uri mu kazi abagifite amahirwe yo gukosora. Ubyinajyamo arutubyinavamo, ubyinajyamo arutubyinavamo. Ubwo rero ayo nayo ni ibintu byo turabishimira Imana. Kandi ikindi nanone tunashima Imana ko ngira ngo yanabagiriye neza, ni umugisha kubona abana bava i Musanze bakagera i Kigali, bakagera i Kanombe, bakagera muri Canada. Uwo nawo ni umugisha, kandi uko abantu bagenda bitarura ibibazerega buriya ngira ngo byanaborohererega buriya no guhindukirira Imana, sibyo? Ikindi gusa nge cyane impungenge nabonye Vestina atambaye impeta. Hari amakuru muri iyi minsi yavugaga ko yababanye n'umugabo we Idrissa Uwedarawago, tukavuga tuti se Vestina nk'umuntu uje kuri social media aje kwiyereka abakunzi be bwa mbere mu isura nshya, sibyo? Kubaje adafite impeta, sashaka ko abantu ku ikubitiro bahita bamubona koko atari Mariye. None birashushanya iki? Oya, ariko ni ugutekereza n'abantu banabitubwire no muri komenti, kuko nawe yanavuze ati ikibazo mu ngero cyose mukimbaze. Ngewe rero ntago ngiye kukimubariza muri komenti, ahubwo nyimubarije hano kuri Byishimo official. Kuki uyu munsi yadutangarije ko yibarutse, uba ari umubyeyi, sibyo? Ari umubyeyi. Ariko Dorcas mu kiganiro yakanyujijemo nuko dusigaye twanga gukoresha amajwi y'abandi kubera strike abantu babaye babi, ariko yakanyujijemo aravuga ngo ndabona ngo uri singo. Yakavuze ukuntu ngo ndabona ngo nguru umwana muto, ngo ndabona mbese ashaka. Birashoboka ko nyamara hagati ya Vestina na Idrissa
hashobora kuba harimo oya simvuze kumera neza ahubwo hashobora kuba harimo inzira ebyiri ku buryo kugira imwe twafata muri uyu mwanya byaba bigoye kuba Vestina ariko ntabwo bizi Vestina avuye mu murenge ubwe agira cya none se Vestina nuzi ko uyu mugabo mubyaranye ahubwo uba uri fiyeri noneho no kuba wambaye impeta kuba rero Vestina ntabwo ari umuntu w'injiji sibyo ntabwo ari umuntu w'injiji utazi ibyo akora ku buryo twavuga ngo impeta ngo ashobora kuba ngo yayisize ku meza urebye uburyo kiriya kiganiro cy'iminota 16 bakoze ubona ko ari ikiganiro bateguye neza ni ikiganiro beditinze neza ni ikiganiro kirimo buri materiyeri yose ntago bishoboka ariko we n'ubundi uri umuntu mukuru n'inararibonye ntago bishoboka nyamara wamungani uri umuntu mukuru ngiye mba nabirebye nkashyiraho point d'interrogation question mark nkavuga ini ntago nge nakuveba birashoboka ko nyamara uru rugo ubuzima bwa Vestina na Dorcas bashobora kuba bagiye kwiberaho ibintu byabo cyangwa se nanone pasteur Vestina akaba yarabyibushye uzi ko buriya akabyibuha sakabona amafaranga yo ku nese ubyibushye meturayita umuntu yasezeranye akiri muto akabyara cyangwa se akagira ubuzima akafata ibijya kamera neza arabyibuha n'intoki zikabyibuha imeti kabita oya icyo gihe none se twebwe izi twambaye nizo twasezeranye twambaye uragenda ugakoresha urindi ntago ari ibintu bigoye uretse ko nyine abantu bahita batubwira ngo ibyo nibibare dore icyo mpfa n'abantu rero dore ikintu mpfa n'abantu Vestina aba yavuze ati ibintu murabona mutubwire akanavuga ati kandi munadusengere none abantu tuba turi kubereka ibintu bagomba gusengera ubagiye kuza kutubwira ngo aba bana ngo mubaveho ngo mubareke ngo tubashaka iki turabashaka agakiza turabashaka indirimbo nziza twarabariye twumva bararyoshye ntabwo dushaka kubatakaza sibyo iyo uvuze Vestina numva ihema iyo uvuze Vestina numva ibuye ryo kwizera iyo uvuze Vestina numva numva umutaka iyo uvuze Vestina numva yandi basohoye ejo bundi yitwa ngo ikira bambaye imyenda yebo numva yebo sibyo ariko naho buriya yebo bari barafashwe sibyo bari barafashwe bari barafashwe ariko tuba tuvuga ngo ibyo bintu ntibigana buri pasteur baje basa neza baba nawe oya barasa n'amafaranga barasa n'amafaranga erega muri MIE erega bahuriyemo n'inzara iriya ni ikosi buriya MIE ni nko muri ADPR sibyo ni nko muri ADPR none se ni nko muri ADPR umva abantu bose baba baragiye babamo babarira sibyo abari ikosi nyine ni kwa mapamba rese muri ndabe yakubitaga turuwasa ku kwezi amasezerano ziragiye agaragara uko yarasinye kwavuga ko buri muntu MIE igomba kuba 300 buriya buri muntu amuhaga turuwasa undi oya zishobora kuba ari turuwasa yahaga Vestina na Dorcas ubwo bakigwariza nese ubwo urumva 300 muri iki gihugu cy'u Rwanda urumva birimo communication bikamo déplacement bikamo avuta meza ugakoresha umusatsi imyenda myiza ntago byavamo sibyo urumva rero iriya imyaka ingahe bamaze hariya muri MIE ese 300 wabije rukazagura ipikipiki sibyo urumva oya nanone kandi nk'umuntu w'umuhanzi uba ugomba no kubaho nk'abahanzi urumva rero ibihumbi 300 rero yari makeya urumva ubu rero bageze niba umuntu arakatisha tike ya miliyoni igihumbi cy'idolari akerekeza muri Canada ntaza kugira ngo ni mwene nyina waso cyane mushike waso sibyo barasa n'amafaranga turagira ngo rero iriya sura y'inyuma n'iy'umutima bise noneho n'ibihangano nabwo bere gushaka gukora ibintu bashaka kugira ngo na comment nabonye mbona umuntu navuze ati Dorcas biriya bijwi arimo kuririmba ntabwo ari sawa yiririmbira agasuparano nziza avuga ati ibyo bintu fata soprano yawe tina umuharuto uririmbe neza umwuka weraza
ibyo bintu kuvanga ibyo bintu kuvanga rega biriya ni ibintu bibonye muri comment bajyamo bayizire biriya ni system naho mu bindi biganiro reka tubwire abantu bagende bajye kuri Vesina na Dorcas ni channel iriho ibiganiro bitarenze bitatari batari bine noneho kandi bakore subscribe kuri channel yabo shyashya ya YouTube mukore subscribe kuri TikTok yabo nayo ni Vesina na Dorcas Instagram nayo ni Vesina na Dorcas hose mu following aba bana tubashyigikire tubateze imbere kandi noneho nibahengama mwishigikira mabwire muti aho murahengamye muhamagare Dorcas ubwire muti iryo jwi ryawe iyo jipo wambaye ni ntoya ongeraho gatoya sibyo uyigaragaze kariso ibyo werekanye birazwi Dorcas turashaka kutwereka Kristo ugire gute mu tubayobore neza baduhe show y'umwuka natwe tubarebere niba bacyumvira kumva bariya baracyari batoya abantu bataragiye imyaka 25 munahuye wanamutsibure rega Dorcas genda uko buriya nanahura nawe reka nkubwire genda Dorcas duhuye nta n'umuntu urareba nafata akanyafu nkamutsibura havuga indi uzukundu wari mwiza uzukundu tugukunda urashaka kuduhemukira nta soni nkamutsibura munyuzaho utunyafu tubiri ku kibuga urabona ko gakanzu urumva ko kajwe ukuntu wakagize subira nkuko wari umeze mbere wama ntuza we nkamutsibura nkamutsibura nk'umwana we ntangana se n'umwana wanjye nkamutsibura visi ntabwo nta soni umubyeyi yambara impeta ugiye kwiyereka isi yose ugasiga impeta twarafashe inkwano tukakunywera ku mugaragaro ugashyingirwa ukabyara ambara impeta nta soni bamenye ko uri umugore no gusengera amenya ko uri umugore wabyaye reka duhure n'abantu mu bindi biganiro biraza gukurikiraho ibiganiro byacu nakagaruka ciao